bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Murabona turakomeza tuzirikana umutwe wa 18 w'ivanjiri uko yanditswe na Luka. Ku cyumweru gishize Yezu yagiye yatubwiraga mu gice cya mbere cy'iyi chapitre uburyo duhamagariwe gusenga igihe cyose tutarambirwa. Yaduhaye n'urugero rw'umupfakazi wagendaga nyine ajya kwinginga uwo mucamanza kugira ngo amukiranure, ariko akabikorera kubera ko yakomeje guhatiriza. Anatubwira yuko rwose Imana yacu itatuma dutegereza kubera ko iradukunda, izi ibyo dukeneye kandi irabiduha. Mu gice cya kabiri cy'iyi chapitre turabona Yezu atubwira uko isengesho ryacu rigomba kumera. Bavandimwe, isengesho ryacu rigomba guherekezwa no kwicisha bugufi, kandi isengesho ryacu ntabwo ari ukwivuga imyato ngo twakoze ibi ngibi, twakoze tumeze kurya, ngo ahubwo ngo nta nubwo tumeze nk'uriya mu publikani. None se nimba mu isengesho ryacu tugenda tukajya gucira imanza abantu, iryo sengesho ryacu ryatugeza hehe? Maze rero Yezu yatangiye yiyama abantu bazi ko ari intungane kurusha abandi, hanyuma bikabaviramo gucira imanza bagenzi babo. Bavandimwe, nta burenganzira na bumwe dufite bwo gucira imanza bagenzi bacu, kuko isengesho ntabwo ari ukwivuga imyato, ahubwo isengesho nk'uko Yezu abitubwiye uyu munsi ni ukumenya icyo turi cyo mu by'ukuri. Turi abanyabyaha, nta muntu utungwa intungane kurusha abandi. Twese turi abanyabyaha, tugenda twakira impuhwe z'Imana umunsi uko bwije uko bukeye, kandi Imana yacu iratubabarira. Niyo tugiye kuyisenga tuba tuyisaba nyine izo mbabazi, kuko tuba tuzi icyo turi cyo. Turi abanyabyaha bakeneye impuhwe zayo, kandi uko tugenda twegera Imana ni nako tugenda turushaho gusobanukirwa ko turi abanyabyaha. Ntagire umuntu wumva yuko ari intungane kurusha abandi ngo bimuviremo gucira urubanza abandi. Mu by'ukuri uriya mufarizeyi ikintu yakoze kibi cyane ni ugucira urubanza mugenzi w'umupublikani, kuko ntabwo yarazi ko abayeho n'Imana ye. Nta burenganzira na buke yari afite bwo gucira urubanza mugenzi. Ubwo rero bavandimwe, dukora ibishoboka byose, dusenge yego, ariko gusenga kwacu guherekezwe no kwicisha bugufi. Gusenga kwacu guherekezwe no kumenya ko turi abanyabyaha bagiriwe impuhwe n'Imana, kandi bakomeza guherekezwa n'Imana yabo. Ya Mana yiyerekanye muri Yezu Kristo nk'umubyeyi wacu udukunda. Kandi ikindi kintu cyiza ni uko bigaragara ko uriya mufarizeyi atarakamenye Imana yasengaga. Ubanza hari yarazi ko Imana ye ari Imana y'umukontabura agenda ikontorora ibyo umuntu yakoze cyangwa ibyo yagezeho. Imana yacu ntabwo idukontorora, ntabwo itugenzura, ntabwo iturebuza. Imana yacu iratwakira igihe cyose twamenye ko turi abanyabyaha, tukayigana tuyikubita imbere mu isengesho, tuyisaba imbabazi, kandi twigira inama ko yo kutazasubira ibicumuro byacu. Uriya rugero rw'umupublikani rutubera urugero rukomeye mu isengesho ryacu. Ntihagire uwo ducira urubanza, ahubwo buri wese agerageze gutunganya umubano we n'Imana, kandi uwo mubano we ugirira akamaro abantu bose, kuko iyo dusenga dufungurira umutima Imana, tukayisaba imbabazi, hanyuma tukayereka n'abantu bose uko bangana. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri y'iki cyumweru nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 15. Tuhurire muri ivanjiri, tuyisangire muri za social media hose aho bishoboka, muri magroupe, turyohere, kandi koko ziriya ngero Yezu yaduhaye duhitemo urugero rwiza rwo gukurikiza, kuko
kuko nta muntu n'umwe utunganye kurusha abandi. Twese turi abanyabyaha, dukeneye impuhwe z'Imana, kandi iyo dufatanyije mu isengesho impuhwe z'Imana ziradukomeza zikanaduherekeza. Maze rero bavandimwe, mugende duhurire muri iyo vanjiri kandi itugirira akamaro, itume koko tugarukira Imana. Icyumweru cyiza, kandi Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.